twongeye kubashimira mwebwe mukomeza kudukurikirana kuri Mirani Studio, tubashimira ko mudahema kudutera inkunga y'ibitekerezo, mukora like ndetse na subscribe. Uyu munsi rero tukaba tugiye gukomeza igice cya kabiri cya Microsoft Word nkuko twayitangiye kubo turi kwiga basic computer. Nkuko mubizi muri Mirani twiga basic computer, graphic design ndetse na filmmaking. Kwaba ufite ibitekerezo cyangwa se afite icyo yadusaba nawe ni kare bakaduha icyo gitekerezo cyangwa icyo yadusaba tukaba twagishyira mu bikorwa kugira ngo dukomeze tugendane. Ubushize rero twarebye uko dukoresha home, turi kureba font, aho font ikora, tools ziba muri font, icyo zimara. Uyu munsi rero tukaba tugiye gukomeza tureba muri paragraph. Muri paragraph rero no harimo tools zigiye zitandukanye. Harimo tools dukoresha twifashisha mu bijyanye no kuba twatondeka ibyo twanditse. Mu gihe muri font ho harimo tools twifashisha mu bijyanye no kuba twakandika. Twamaze kwandika text zacu none tugiye kuzitondeka cyangwa se gushyiraho ibindi bintu. Rero turarebera muri paragraph. Paragraph yacu rero hano dufite text zitandukanye. Urugero twandike iyi ni text yacu ya mbere. Turashimira abafana bacu. Nuko ngo rero twabonye ko muri home dushobora kuyiboardinga, dushobora kuyongerera size cyangwa tukagabanya size cyangwa tukaza hano tugafata umubare dushaka. Twabonye ko dushobora kugira italic igahengama tugakanda bikavamo, na bold tugakanda ikavamo cyangwa tugakanda ikajyamo. Twabonye ko dushaka kugira underline akajyaho umurongo cyangwa se tugakanda ukavaho. Twabonye strike through ko dushobora kunyuzamo umurongo. Ibi byose twagiye tubibona mu gice cya mbere. Twabonye guhindura background ariyo highlight ndetse no guhindura color ya text yacu. Twabonye nanga rero uppercase ubishyira mu nyuguti nkuru cyangwa lowercase cyangwa se sentence cyangwa se capitalize each, aho buri jambo rigenda rijyaho inyuguti nkuru. Nkuko rero twari twabivuze, hano turaza turebe kuri paragraph. Kuri paragraph rero tugira icyo twita align. Dushobora kugira align left, tukagira iyi ngiyi yo hagati center, tukagira na align right ndetse tukagira na justify. Nuko izi ngizi tuzikoresha iyo turi kwandika nk'ijambo tugashaka ko ijambo ryacu ritangira ku rupapuro hano habanza cyangwa se twashaka ko rijyamo hagati. Dushobora gukanda hano kuri center rikajyamo hano hagati cyangwa se tukajya hano kuri tugakanda hano kuri right rikajya hariya ku ruhande. Nuko ngo rero iki gihe n'igihe tuba twanditse ijambo ryacu ariko noneho dushaka kuba twaritondeka cyangwa se twarishyira ku ruhande dushaka mu twifashisha izi za align. Dushaka kugira align left, tukagira center, tukagira na right. Nuko ngo rero iki gihe n'igihe tuba twamaze kwandika text yacu. Ubu rero tugiye noneho kwandika ibijyanye, wenda reka twandika akantu gatoya ka basic computer. Noneho dukande espace. Niturangiza turebe amasomo aba muri basic computer. Harimo Microsoft Word, wenda tushyireho MC Word. Tugiramo tuzanabireba ibi ngibi MC Excel, turebe MC PowerPoint, turebe MC Publisher, MC Publisher. Tunarebe uko dukoresha internet. Ibi ngibi rero urebye ni nabyo tuzareba muri basic computer yacu. Nuko harimo Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Publisher ndetse na internet. Nuko rero
niba twamaze gutondeka aya masomo yacu tugiye kureba aho dukoresha zino turuzi zo muri paragraph. Ni ukuvuga ngo rero hano muri Microsoft Word reka dushyiremo sous-titres cyangwa se numbering zindi. Ni ukuvuga ngo ahanga muri Microsoft Word dushyiremo wenda ko haba harimo home dushyiremo ko haba harimo insert, dushyiremo ko haba harimo design ndetse n'ibindi. Design ndetse n'ibindi, ibingibi nabyo biri muri Microsoft Word, uretse ko izi ngizi n'ubundi groupe ziba no muri Excel no muri PowerPoint na Publisher, nuko ari urugero twari dutanze. Ni ukuvuga ngo rero dushobora gukoresha ahangaha hambere, izi twamaze kuzibona, dushobora kuza ahangaha tugakoresha billets. Billets tuzikoresha ryari? Billets tuzikoresha iyo noneho tugiye gutangira gushyiraho utudomo cyangwa se navuga ni nko kunambaringa ariko tudakoresheje imibare, dukoresheje ibimenyetso. Ni ukuvuga ngo ndaselectinga noneho nze nkande hano, ni ukuvuga ngo hano harahita hazaho twa tudomo. Dushobora no gukoresha billets zigiye zitandukanye. Ushobora gukanda ahangaha ku ruhande, nababwiye ko kano gatriangle iyo kari ku ruhande ushobora kuba ufite andi mahitamo yandi. Ni ukuvuga ngo rero tukaza tugakoresha billets zitandukanye. Nshobora gukoresha izi ngizi, ushobora kuza nkakoresha billets imeze uku nguku. Hari n'igihe utakoresha zimwe muri izi ngizi ukahita uza hano handitse define new billets. Hano rero haba harimo billets menshi wakoresha. Ushobora kuza hano muri symbols ugakoresha, ushobora wenda gufata billets ya suri nkagira OK, narangiza hano nkagira OK. Ubona ko hano itaza billets ya suri cyangwa se mouse cyangwa se ino mouse bakoresha nyamurayizi. Ushobora kuzanga rero nkagira define new billet, nkagira symbols, wenda nkaba nafata billets ya telefone, nkaba nafata hano tugiye dufitemo billets menshi agiye atandukanye. Ni ukuvuga ngo rero ushobora gukoresha billets bitewe n'iyo ushaka cyangwa se n'icyo urimo urakora. Nshobora gufata nk'ingi nkagira OK, nkahita ngira hano OK. Ni ukuvuga ngo nako mfite billets nubwo itari iri muri izi ngizi ariko nayo irahari. Ushobora none kuza muri define new billet noneho gufata simba nkafata pictures. Ni ukuvuga ngo hano iyo ufite internet ujya kuri internet ugashakamo amafoto cyangwa se ukagira walk offline, ukaba wajya muri mashini yawe bisanzwe. Niba hari amafoto ukaba wagenda wenda muri pictures ukareba, turebe niba harimo amafoto twakoresha. Hano muri pictures narimo, ariko iyo ufitemo ifoto ujya kuri iyo foto noneho warangiza wayikandaho noneho ukaba wayishyiramo hariya ikaba yaza ukayijustifyinga. Ni ukuvuga ngo ahangaha hahita hazamo iyo foto washyizeho. Ni ukuvuga ngo rero tugiye gukomeza turebe noneho tuvuye kuri izi billets dushobora no gukoresha numbering. Numbering n'ubundi ni kimwe, ukirika kuri numbering hano imibare ikaba yazaho. Ni ukuvuga ngo rero hano kuri numbering urabona ko hazaho 1 2 3 bitewe na numbering dushaka. Nanone kandi ushaka gukuramo zino numbering iyo udashaka kuzikoresha n'ubundi wongera ugakanda ahandi bikaba byasubira uko byari bimeze. Dushobora gukoresha numbering ariko tugakoresha n'iyi bita multi-level list. Multi-level list yo rero tuyikoresha ryari? Multi-level list tuyikoresha igihe tugiye kunambaringa ariko muri izo numbering naho hakaba harimo izindi numbers. Urugero tuvuge wenda nk'uko twari twanditse Microsoft Word ariko muri Word harimo home, wenda nko muri home nkavuga ati wenda harimo board, tuvuge wenda tools za board nkavuga ati harimo italic, wenda nkavuga ati n'izindi. Ni ukuvuga ngo rero iki gihe dushobora gukorera kunambaringa dukoresheje multi-level list. Urugero ndaselectinga nindangiza nze hano handitse numbering, ubona ko bita by'inambaringa 1 kugera ku 10, ariko hano kuva kuri 2 kugera kuri 6 nibyo muri Microsoft
word. Ni ukuvuga ngo ndaselectinga word mpite nza nkoreshe izi sinye ebyiri ariyo increase indent na decrease indent. Ninkanda no kuri increase indent ni ukuvuga ngo handi yanjye arahita haza a b gukomeza, noneho ya excel nari mfite aha ngaha ikomerezaho kuri 2. Ni ukuvuga ngo rero nimara kunambaringa gutya, hano twabonye nanone ko muri home ariho dufitemo za bold, insert kugeza aha ngaha bold na italic. Naho ushobora kugira aha ngaha ushobora kurika increase indent, noneho hano kuri home hakahita hazaho mo bold na italic bikaza binambarinze bitandukanye. Ni ukuvuga ngo ubwaha ni rimwe ya word, muri word dusangamo home, muri home dusangamo bold. Ni ukuvuga ngo rero ibi tubikoresha iyo tugiye kunambaringa, ariko tukaza kwerekana ko hari ibiri muri izo titre cyangwa muri izo header dufite hagiye harimo ibindi bintu, ariko tugashaka kubinambaringa. Material list rero ziratandukanye, ushobora gukoresha iyi ngiyi rimwe a na I, cyangwa se ngakoresha imeze gutya, cyangwa se ukaba wakoresha iyi mibare igiye imeze uku nguku. Ni ukuvuga ngo abenshi muzanabona cyane cyane nko ku bitabo abantu bakora wenda nk'ama content y'igitabo, table of content, dusanga banambarinze uku nguku. Ni ukuvuga ngo ninkirika aha ngaha birahita biza bimeze kuriya. Ni ukuvuga ngo ni Microsoft Word ya mbere, rimwe harimo rimwe nanone ya home, rimwe ya bold, rimwe 2 ya italic, gukomeza bitewe na material list nshaka gukoresha. Ni ukuvuga ngo rero aha ngaha niho tugenda dusanga font zigiye zitandukanye. Ni ukuvuga ngo rero izi tools z'aha ngaha nicyo zimara. Zino tools z'aha ngaha tuzikoresha iyo tugiye kunambaringa dushyizeho imibare, cyangwa se tugiye kunambaringa dushyizeho sinye arizo izi billets. Ngira ngo aha ngaha nta kibazo, tuno duturuzi twumvikanye. Nshobora nanone guselectinga, twabibonye, noneho nkakanda niba ari nambaringi yari irimo. Iyo harimo commande urabona ko haba hariho akabara kagiye gatandukanye. Ugiye nimba ari bold, urabona ko kuri bold hatazaho akabara gatandukanye n'aha ngaha kenda gusa ubururu. Ni ukuvuga ngo n'aha ngaha rero nishyira ino commande, urabona ko hahita hazaho kari akabara, nongera nkakandaho kakavaho, ya commande ikavaho. Aha rero ni ku buryo, ni ku bijyanye na numbering. Tugiye kureba rero aha ngaha kuri line and paragraph spacing. Line and paragraph spacing ni ukuvuga ngo noneho yo aba ari umwanya uba uri hagati y'ijambo n'irindi, cyangwa se umwanya uba uri hagati y'interuro ibanza n'iyikurikira. Urugero, niba aha ngaha mfitemo MC word, munsi ariho home, ahandi ariho bold, nshobora guselectinga. Ni ukuvuga ngo twabonye ko ikintu cyose ugiye guhindura muri word ubanza kugiselectinga. Nshobora rero guselectinga, nkafata aha ngaha kugeza wenda hano, nkaba naza kuri line and paragraph spacing. Ni ukuvuga ngo nishyira kuri rimwe, murabona ko bigenda byegerana, noneho ko ngenda manura biragenda bihana intera. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba wenda ari ibintu ugiye kwandika ariko udashaka ko byegeranye cyane, nkaba nashyenda nko kuri 2, cyangwa se wenda nkaba nashyira kuri 1, cyangwa se wenda nkaba nagira line spacing option, ukajya guhitamo. Ni ukuvuga ngo uhakanze uhitamo bitewe na option ushaka gukoresha, cyangwa se nanone nkaba nakanda hano nkagiramo remove space, ku buryo noneho nta space n'imwe iri bube isigayemo. Ni ukuvuga ngo nimba ari aha ngaha hose kugeza hano, ushobora kuza nkagira remove space, noneho space zigashiramo, akaba ari ibintu byegeranye. Ni ukuvuga ngo rero nicyo iyi ngiyi line and paragraph spacing niko kamaro kayo. Ni ukuvuga ngo rero tumaze kureba hano kuri line and paragraph spacing, hakurikiraho shading. Shading twarayibonye ko muri shading aba ari ibijyanye n'ibara. Ni ukuvuga ngo iyo dukanze hano kuri shading baduha amabara agiye atandukanye, ku buryo nimba ari hano kuri basic computer, nka selectinga, nkaza no kuri shading, nkaba nashyiraho umutuku, ubururu,
irindi bara runaka, ni ukuvuga ngo mba na shadinze aho hose. Ni ukuvuga ngo twabonye turi kwiga ibijyanye n'amabara kuri part 1. Iyo tugiye kwikuramo tugira no kara. Ni ukuvuga ngo rero nshaka gukora shading hariya cyangwa se nkaba wenda nakora shading yize 3 nkaba nazishadinga mu ibara runaka nshaka ko bijyamo. Ni ukuvuga ngo iryo bara ritariza rikajyamo hariya zanuza zanjye ziri za text cyangwa se ya magambo yanjye. Nayo rero twarayibonye uburyo tuyikoresha. Iyindi y'ingenzi twareba kuri paragraph ni ukuvuga ngo noneho ni iyi borders. Ni ukuvuga ngo borders zo tuzikoresha ryari? Borders tuzikoresha iyo noneho dushaka guca imirongo ariko atari imirongo ya taburo, ahubwo ari imirongo itandukanye amagambo yacu cyangwa se ijambo rimwe n'irindi. Ni ukuvuga ngo urugero ninza hano nkakirika hano harahita haza akarongo munsi y'inuza y'interuro cyangwa se ijambo ryanjye. Nshobora no kuza nkaba nakoresha left, right, top cyangwa se border igiye itandukanye. Nshobora no kuza hano nkajya no border zikavamo. Urugero wenda ni selectinga ano magambo yanjye kugeza ahangaha, nkaza nkashyiramo all borders. Ni ukuvuga ngo ya magambo yanjye arahita aza muri borders zigiye zitandukanye ku buryo dushobora no kuyaselectinga tukagira center akaba yajya hagati. Ni ukuvuga ngo zino tuzi n'ubundi zigenda zungikanya bitewe n'ikintu ushaka kwandika n'uburyo ushaka kucyandikamo. Ni ukuvuga ngo rero izi ni borders. Rero nshobora no kuzikuramo nkagira hano kuri no borders. Nshobora no kuza hano nkagira outside borders ikaba yajya inyuma noneho itarimo no hagati nta mirongo irimo. Ni ukuvuga ngo rero borders tuzikoresha iyo dushaka gukoresha ino mirongo mu gitabo cyangwa se ahandi hantu ubona wakifashisha ariko ugakenera kuza gushyiramo borders. Isigaye dukoresha cyane cyangwa se idakunzwe no gukoresha iyi ngiyi ni sort aba ari uburyo bwo kwaranginga cyangwa gutondekanya ukurikije alphabet. Ni ukuvuga ngo wenda ningira from ninkanda baranzanira paragraph noneho ushobora guhitamo ascending cyangwa descending. Ni ukuvuga ngo ascending ni ukuva ku munini, ni ukuva ku muto ujya ku munini. Descending ni ukumanuka kuva ku munini ujya ku mutoya. Ni ukuvuga ngo nimba ari paragraph ari ama alphabet hano kuri text cyangwa se wenda nkagira namba cyangwa date bitewe n'uburyo ushaka gukora sort yawe. Kwa ngo ushaka kuva kuri A nkagera kuri Z cyangwa se nkava kuri Z nkajya kuri A. Ni ukuvuga ngo urugero hano niba hano mfite M H B nkagira ascending nkagira OK, ubona ko bihita bihera kuri B D H gukomeza bitewe na alphabet. Nshobora none kuza nkagira descending noneho nkagira OK, noneho bigahita biva kuri M bigakomeza paka kugera kwihera. Ni ukuvuga ngo biba byahereye ku nini Z kumanuka kugera kuri A. Iki rero ni igihe tuba dushaka gukora ascending. Wenda ni nko ku mazina ushaka kuyatondeka kuri alphabet ushaka kuyandika, wamara kuyandika yose ukahita ujyana kuri sort ukaba wagira akahita akurikirana akurikije ama alphabet. Aho rero ni kuri paragraph twarebaga muri home yacu. Ngira ngo nta kibazo gihari mukurikije n'ukuntu bimeze, kandi nyango murabona ko computer atari ibintu bikomeye, ari ibintu biba byoroshye. Anga ni back, nuko ngo nigiye bandi gusubira inyuma. Nimba ari ikintu wenda wishuga ugashaka gusubira inyuma, hari igihe utabisiba ukajya gukora akanga kugakanda back. Akandi nuko ngo ni save ko gusavinga, ariko no gusavinga tuzabireba uburyo tunyuramo dushaka gusavinga, kuko kuri machine ntago ari gupfa gukora save, ubanza gushaka aho saving ukahita izina ukagira guto ukanembinga kugira ngo ibintu byawe bibe biri ku murongo hato utaba wanabibura. Nuko ngo rero turangije paragraph, hano hari style yo ntago twayirebaho cyane, tuzayireba turimo turiga icyo bita table of content. Uburyo dukora table of content niho tuzifashisha ino style, ni nabwo tuzayirebera icyarimwe. Editing yo akenshi muri basic computer ntago bakunda kuyikoresha, aho ahangaba ari ugushaka ijambo muri noza yawe, kuba wenda washaka ijambo ufite igitabo uri kuvuga wenda nimba ari bold nshaka ariko mu gitabo arimo ibintu byinshi, hano nkaba nakandikamo bold noneho bakahita banyereka bold muri iyo nteruro yanjye aho iri. Nuko ngo aho niho fine. Nshobora no kugira replace nkaba nafata handitse bold nka replacinga wenda delete.
delete. Ni urugero niba wenda nari kujya nandika delete ariko nkaba nanditsemo bold nkagira delete nkagira replace all done we made one replace. Nuko ngo ningira close murabona ko hahandi yaranditse bold yahise haza delete. Nuko ngo hanga rero niho dukoresha muri insert andi ni select. Ni igihe tuba tugiye gukora select all cyangwa se tuba tugiye guselectinga object runaka. Ahanga rero urabona ko edit yo nago akenshi dukunda kuyikoresha, ikoreshwa wenda nk'abantu bakora ibintu by'ibitabo n'iki, ariko nawe wenda wamenya wayikenera tukaba twayireba. Aha rero twari turi kureba ku bijyanye na paragraph ndetse tuvuga ko style tuzayireba nyuma, turi kureba ibijyanye na table of content, uburyo table of content ikorwamo ndetse n'uburyo twabigenzamo turi gukora table of content. Ngira ngo rero ahangaha turangije iyi groupe ya home ku bantu twari turi kureba na part 2. Ngira ngo ufite ikibazo yabaza twamusubiza nta kibazo, cyangwa se ukaba wanaduha nimero yawe, cyangwa se ukaba wanatubwira ubundi buryo twagufashamo, twabigufasha kugira ngo nawe ukomeze gukurikirana amasomo by'umwihariko kandi ku giti cyawe. Mwakoze rero kudukurikirana kuri Milan Studio, turabashimiye. Ubutaha tuzaza tureba insert, noneho insert igiye irimo ibintu byinshi ndetse binakomeye, cyangwa se wenda byiza abantu batanazi, wenda bakoresha computer ariko batanazi, aho umuntu ashaka kuba yakora amatable, aho ushaka kuba washyiramo shape, aho ushobora kuba washyiramo amafoto noneho mu bintu uri gukora, ndetse n'ibindi byinshi ariko by'ingenzi ko ntabwo tuzabireba byose, tujya tugenda tureba ibikoreshwa cyane biri basic. Abashaka kwiga basic cyangwa se advanced nayo irahari, ubwo mwajya mutubwira noneho tukajya dukomeza tugendana buri uko bukeye n'uko bwije. Turabashimiye rero mwakoze kudukurikira, mugira ibihe byiza, tubibutsa gukora like ndetse na subscribe ndetse muduha n'inkunga y'ibitekerezo. Murakoze cyane.